Murakaza neza kuri channel yacu. Tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima bwanyu. Uko wahangana n'indwara zitandukanye ukoresheje ibikoresho biboneka hafi yawe. Imiti karemano. Tubagezaho update na breaking news. Amakuru abagezweho. Ntukibagirwe gukanda like na subscribe. Tugiye kuganira ku kamaro k'igi ndetse n'ibyiza byo gukoresha umuhondo w'igi mu kurinda indwara. Igi rigizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Igice cy'inyuma cyangwa se igishishwa. Iki kigizwe n'umunyu wa calcium carbonate ukoreshwa nka food supplement mu gufasha abarwayi bakeneye calcium cyangwa se badafite calcium ihagije. Mbibutse ko iyi calcium ifasha mu gukomera kw'amagufwa, imikorere myiza y'imikaya cyangwa se muscles, ndetse bifasha imyakura n'ubwonko ndetse n'umutima gukora neza. Nanone kandi calcium carbonate dusanga muri iki gishishwa cy'igi ikoreshwa nka antacid. Bivuga ko icyo gihe ikora nka base ikaringaniza acide ya hydrochloric acid mu gifu. Abagore bakoresha calcium carbonate mu kurwanya indwara ya osteoporosis, indwara ifata amagufwa. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umuti cyangwa se ibinini 2 bya miligrama 500 gatatu ku munsi ibi byatanze umusaruro mwiza. Igice cya kabiri cy'igi, mbere yuko tujya ku kamaro gakomeye k'umuhondo w'igi, ni igice bita umweru w'igi. Iki gice gikungahaye mu maproteine cyangwa se ibyubaka umubiri. Gikungahaye muri potassium, imyunyugugu ifasha mu mikorere myiza y'umutima, amagufwa ndetse n'imikorere myiza y'ingirangingo n'ibice binyuranye by'umubiri. Umweru w'igi abaganga nk'uko byatangajwe na kaminuza zikomeye ku isi nka Maryland Medical Center, Linus Pauling Institute of Oregon State University. Umweru w'igi wafasha mu kurwanya umuvuduko w'amaraso, kubera ko ibiryo bikungahaye mu maproteine bifite aho bihurira no kugabanya ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso. Proteine za RVPSL dusanga mu mweru w'igi zifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Umweru w'igi ukungahaye muri vitamine B. Iyi niyo bita riboflavine. Iyi vitamine ifasha muri metabolisme cyangwa se uburyo ibyo twariye bikoreshwa neza mu mubiri, kubona imbaraga, ndetse iyi vitamine B ifasha umubiri mu gukora insoro zitukura. Igice cy'umweru w'igi nanone gifasha mu kubungabunga ubuzima bwiza bw'umusatsi n'uruhu rwacu. Abarwayi ba diabete, abafite uburwayi bw'indwara z'umutima ndetse n'abafite cholesterol nyinshi mu maraso, ni byiza ko bahitamo umweru w'igi mu gihe bifuza intungamubiri zitandukanye. Ariko nanone nta wavuga ko ibi byaruta umusaruro uboneka mu kurya igi ryose uko ryakabaye. Kubw'impamvu reka ngaruke ku kamaro k'umuhondo w'igi ndetse n'akamaro ko kunywa igi ribisi ku buzima. Igi ribisi rikungahaye muri vitamine A, D, E, K, zose ziri soluble cyangwa se zivanga mu binure mu mubiri. Ibi bikaba bifite akamaro gakomeye ku mubiri kuko bifasha kwinjira mu maraso, bityo bikanafasha mu mikorere y'imyunyungugu nayo ifite akamaro nka magnesium, calcium ndetse na zinc. Ibi rero bituma ibyago byatewe n'ibinure mu mubiri bigabanyuka. Kunywa umuhondo w'igi ribisi bizongerera umubiri antioxidant, ndetse inshuro 2 za antioxidant dusanga mu rubuto rwa pome. Ibi byose ni ukubera ko mu magi habonekamo amaside zamine abiri y'ingenzi, tryptophane na tyrosine. Umuhondo w'igi ukungahaye muri luteine na zeaxanthine. Izi ni za carotenoide cyangwa se carotene, substance dusanga no muri karoti, mu mbuto nk'amacunga. Iyi substance ari nayo itanga rino bara hagati y'umutuku, umuhondo na orange. Ibi binyabutabire bya carotene cyangwa se carotenoide bifite akamaro kanini mu mubiri wacu, by'umwihariko izi dusanga mu muhondo w'igi turimo tuganiraho.
luteine ndetse na zeaxanthine. Zibungabunga ubuzima bwiza bw'amaso n'uruhu. Izi karotenoide zifasha amacells cyangwa se ingirangingo za cya gice cy'amaso bita retine gukora ishusho ryiza cyangwa se ibyo tubona tukabibona neza. Izi karotenoide zirwanya indwara y'amaso bita ishaza cyangwa se ubuhumyi muri rusange. Amagi akungahaye muri proteine zihagije umubiri wacu ukeneye. Amagrama 6 dusanga mu igi rimwe arahagije ngo umubiri ubashe kwiyubaka, usane ingirangingo zangiritse, ndetse unakore izindi nshya ziba zigomba gusimbura izapfuye. Umuhondo w'igi umwe ufite miligrama zirenga 63 za phosphore, 22 za calcium. Nanone kandi igi rikungahaye mu myunyu ngugu nka zinc, copper ndetse n'ubutare bwa fer. Umuhondo w'igi ukungahaye muri cholesterol nziza. Ibi ni bya binure byiza bitangiza biba bikenewe mu mubiri kugira ngo ukore neza aho bikenerwa mu gukora no kubaka ingirangingo nshya, mu gutransportinga cyangwa gutwara intungamubiri. No kuvuga ko ibi binure cyangwa se cholesterol ikenewe izafasha mu gutwara izi ntungamubiri zikenewe za coenzyme Q10. Iyi ni antioxidant umubiri wikorera ku giti cyawo, bizabasha gutransportinga beta carotene ndetse na vitamine E. Ibi bikenewe kugira ngo amacells yacu akore cyangwa se atanga imbaraga dukenera umunsi ku munsi. Cholesterol ikenewe nanone mu gukora vitamine D. Iyi nayo murayizi ifasha mu gukomeza amagufwa. Niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe. Murakoze.